dusuhuze abantu badukurikiye kuri iyi channel SDARM Rwanda. Uwiteka abaha umugisha cyane. Reka namwe tubasuhuze bene data, inshuti mwaje kudufasha kumvikanisha ibi byigisho ndetse no kugira ngo tubiganireho. Uwiteka abaha umugisha. Amen. Reka amazina yanjye nitwa Ukwigize Jean Pierre. Turamenyeranye muri ibi byigisho bidufasha kwiga Bibiliya. Reka rero nakire bene data turi kumwe hano muri studio nabo babasuhuze, noneho tuganire mu ngingo y'uyu munsi. Nanjye ndabasuhuje mu izina ry'Umwami Yesu Kristo, nkaba nitwa Aimable Nshimiyimana. Rakoze cyane. Reka twakire na mwene data ibumoso bwanjye. Ndabasuhuje, nitwa Charles Nkundibiza. Imana ibaha umugisha. Barakoze cyane. Imana ibaha umugisha. Twizere ko muguwe neza muri amahoro, mwaramutse muri firi. Meze neza rwose. Uwiteka abaha umugisha cyane. Rero turagarutse n'ibyigisho bikomeza, turi kwiga ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Abantu tumaze kumenyerana kandi ibi byigisho byagiye biryoha, kuko amateka ya Yohana na Yesu cyangwa se amateka ya Yesu n'intumwa ze ni amateka meza. Iyo tuyiga aradufasha tukarushaho gusobanukirwa byinshi. Rero iki cyumweru tugiye kukimara twiga icyigisho gifite umutwe ugira uti nanjye singuciriyeho iteka. Nanjye singuciriyeho iteka. Ninde wabivuze? Yabibwiraga nde? Byari bitewe n'iki? Tuzabibona muri ibi byigisho, ndetse mu ngingo y'uyu munsi turabonamo iby'ibanze. Ariko mbere y'uko tujya mbere mu cyigisho, reka tubanze dusenge. Turagushimiye Data wera, Muremyi wacu, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Tugushimiye uburinzi bwawe bubana natwe ibihe byose, kandi tugushimiye ko wadutegura ibyigisho kugira ngo bibashe kudufasha, bitwungure byinshi, bibasha kuduhagararaho muri ubu buzima kugira ngo dufashe agakiza kacu. Twishyize mu biganza byawe kugira ngo umwuka wera adusobanurire kandi asobanurire abakurikiranira ibyigisho kuri iyi channel hirya no hino. Tukugirireho umugisha, tubyakibona mu izina rya Yesu. Amen. Murakoze. Reka uyu mwanya twongere tubifurize kugubwa neza kandi tubararike kugira ngo mwegere hino tuganire, dusangire ijambo ry'Imana, kandi tunabasaba gukora subscribe kuri iyi channel, gusharinga no koherezanya ibyigisho kugira ngo tubisangize inshuti zacu nabo bagire umugisha wo kumenya neza ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana n'ibyari bibwanditsemo. Reka rero mbere y'uko tujya muri iki cyigisho tubanze tuvuge make ku rupapuro rwa 25. Hariho amaturo y'isabato ya mbere. Aya maturo y'isabato ya mbere ni amaturo azunganira umurimo w'ivugabutumwa ku isi yose. Nk'uko tumaze kumenyerana, itorero ry'Abadiventiste b'umunsi wa karindwi bavugurura ni itorero rikorera ku isi hose mu bihugu birenga 100. Rero mu gihe runaka cyangwa se isabato ya mbere ibanza iba igomba gutanga ituro ryo gufasha mu bintu runaka. Rero irya mbere twaryohereje mu Burusiya kugira ngo rijye kubaka urusengero mu Burusiya, ariko iri ngiri ryo noneho rizunganira umurimo w'ivugabutumwa ku isi yose. Nibyo tuzasoma kuri urupapuro rwa 25. Ivugabutumwa rirakenewe, umurimo muri iyi si urakenewe, kandi kugira ngo tuwukore ni amafaranga. Rero Imana ibaha umugisha, kandi abazagerageza gutanga iryo turo, umuntu uwo ari we wese yashyigikira umurimo w'ivugabutumwa, biba ari ingenzi cyane. Icyigisho rero tugiye kwiga nk'uko nari maze kubibabwira kiratubwira ngo nanjye singuciriyeho iteka. Gifite isomo dusoma muri Yohana ibice 18 umurongo wa 11. Haratubwira ngo nanjye singuciriyeho iteka, genda ntukongere gukora icyaha. Ni amagambo Yesu yari ariho aganira n'umudamu turi buze kubona muri ibi byigisho, cyangwa se tuzakomeza kugenda tunabona. Yesu niwe udaca iteka, ariko abantu burya baca iteka. Ntibisanzwe. Abantu bo baca iteka, baca amateka, ariko Yesu niwe muntu wagaragaye udacira iteka umunyabyaha, ahubwo ushaka kumukiza. Ni nayo mpamvu ibya Yesu burya biryoha. Noneho hano amagambo ari mu gitabo cyitwifuzwa ibihe byose aratubwira ngo urukundo rwa Kristo ntirwihutira gucira abandi ho iteka, rwihutira kwihana no kubabarira, gukomeza abandi, kugarura uwabaye impabe mu nzira y'ubutungane no kuyimukomerezamo. Nirwo rwa rukundo rwa Yesu. Inshuti, muri kumva ko ari ibintu byiza. Twagize amahirwe tubona umucunguzi mu isi
ufite umutima w'impuhwe n'urukundo ubabarira abanyabyaha. Sinzi niba muri mwe, reka tubahe akanya muhuze uyu mutwe n'iri somo dusomye, tugerageze kuganira kandi tunahereze abadukurikiye uru rukundo rumeze rutya rudaca iteka. Karibu Aimable. Hano tubona muri Yesu Kristo ntabwo aca iteka nubwo waba uri umunyabyaha gute. Mwabonye hano kino gitabo berekanye ikintu gishingiyeho mu bihamya volume ya 2 paje 83 kugeza 87 harimo shapitire ivuga ngo gukunda abahabye. Nawe itavuga neza yuko Yesu Kristo yegeraga abanyantege nke, abahabye, abakene, babandi abantu basubiza inyuma. Yesu yarabegerezaga ku buryo yasangiraga n'abakoresha b'ikoro ndetse agasangira n'indaya, ariko we atagamije kwifatanya nabo mu bibi byabo, ahubwo agira ngo abegere. Rero natwe icyo dusabwa kudaca iteka ngo nuko ubonye umuntu ari mu bintu runaka, ahubwo dukwiriye kubereka impuhwe nk'iza Yesu kuko ni icyitegererezo cyacu. Akoze cyane. Ubwo abadukurikiye twumve ko rwose tugira ibibazo, ariko dukwiriye kudaciriranaho iteka ngo ufate umuntu utaze. Urukundo, impuhwe nibyo bifasha umunyabyaha. Hari icyo uvuga wongeraho mwene da? Murakoze cyane. Nanjye iki cyigisho hari uko ndimo kucyumva, kandi ntekereza ko injyana turimo ni imwe nk'uko mwakomeje kubikomozaho. Burya Yesu ntabwo ameze nkatwe. Uburyo yakoragamo ntabwo yigeze amera nkatwe, kuko twebwe iyo tubonye ikosa ku muntu turariprofita tukamuciraho iteka, tukamwereka ko tutameze nka we, ko tumuruta. Ariko ahangaha Yesu we yarebanaga abantu impuhwe bitewe n'ikosa umuntu yakoze. Yesu ntamucireho iteka, ntamujugunye, ntamusuzugure, ntamutuke, ntamugaye, ntamucireho iteka nk'uko twabisomye, ahubwo we akifatanya nawe, atagamije kwifatanya nawe mu bibi, ahubwo agira ngo amwiyegereze abone uko amwigisha. Rero ni isomo rikomeye dukwiye gufatiraho icyitegererezo. Murakoze cyane. Sharira arakoze, ndetse na mwene data Aimable. Imana ibaha umugisha cyane kumvikanisha uyu mutwe. Natwe twigire kuri Yesu, nubwo kamere muntu igorana, ariko mureke twigire kuri Yesu. Nibyo byatubashisha ku abana ukwiye kutubera icyitegererezo. Kenshi dukunda kwisuzumira ku bandi, kuri bagenzi bacu abanyabyaha, ariko dukwiye kurebera kuri Yesu uko yatwaraga abantu ntabacireho iteka, natwe tukiga kugenza nkawe. Yego, murakoze cyane. Noneho rero reka dufatanye n'iyi ngingo yo wa mbere. Ni ingingo y'uyu munsi nyine tugiye kuganiraho, kuko twababwiye ingingo zacu zigenda zipanze umunsi ku wundi. Ingingo y'uyu munsi rero iratubwira ngo umutego Yesu yatezwe. Umutego Yesu yatezwe. Kuri yaho hari ikibazo kitubaza ngo mu gihe Yesu yigishirizaga mu rusengero, mbese ni iki abanditsi n'abafarisayo bakoze? Ubwo ni uwo mutego tugiye kureba. Reka dusabe mwene data Sharire adusomere muri Yohana igice cya 8 umurongo wa 2 n'uwa 3. Yohana igice cya 8 ku murongo wa 2 n'uwa 3 handitse ngo, azinduka mu museke yongera kujya mu rusengero, abantu bose baza aho ari, aricara arabigisha. Abanditsi n'abafarisayo bamuzanira umugore bafashe asambana, bamuta hagati. Uko niko handitse. Icyo ni igikorwa bakoze. Mabo wacyumvise iki gikorwa? Cyumvise rwose ko icyo gihe hari muri nibature mu gitondo kare rwose. Mubona ko gutya tuza muri nibature twaza gusenga, burya n'icyitegererezo dukomara kuri Yesu. Hanyuma yigishiriza abantu, agiye kubona abafarisayo bazanye umugore wamazwe n'ubwoba, bamutaye hagati, bamuzana ngo amucire urubanza. bamuta hagati, mbese baramuzenguruka. Icyo bivuze baramufashe baramumujugunyira, kugira ngo Yesu nabaza ngo bigenze bite, bahite bamutega umutego ukomeye tugiye kureba rwose. Mbo reka tujye kuri B, kuko ibintu muvuze bimaze byanditswe mu gitabo cy'ibifuzwa ibihe byose, ariko reka turaza kubyumva hepfo. Mu kugaragaza ko bubahaga cyane amategeko
ni ikihe kibazo abafarisayo babajije Kristo kandi mu by'ukuri bari bagamije iki? Noneho mwene data Sharire nadukomereza dusome umurongo wa 4 kugeza ku wa 6, ni muri cya gice cya 8. Yohana igice cya 8 ku murongo wa 4. Baramubwira bati mwigisha, tugeze ku wa 6. Hera ku wa 4 ugeze ku wa 6 ariko ahabanza. Yego. Baramubwira bati mwigisha, uyu mugore bamufasha asambana, kandi Mose mu mategeko yadutegetse kwicisha amabuye abakoze batyo. None wowe urabivugaho iki? Ku murongo wa 6, ibyo babivugiye kumugerageza ngo babone ibyo bamurega. Bifuzaga ko kumurega. Ntabwo ari izindi mpuhwe bari bafite, ahubwo bafashe uriya mugore bamuzana hamwe na Yesu, baramurega, barega uriya mugore bagira ngo bacare, bashyize ku mategeko ya Mose, bagira ngo bacalenjinge Yesu, bumve icyari buvugeho, naho icyari buvuge bagihereho bamurega. Umutego bateze Yesu rwose. Umutego bateze Yesu. Umutego twumve neza ukurikije iryo somo. Umutego bateze Yesu. Hano reka dusomere mu ngingo yo hepfo tuwumvemo. Dusomere mu ngingo yo hepfo turaza kumva. Iki cyubahiro basaga nk'abamuha cyari gitwikiriye umugambi mwiza wo kumwica. Ubu bwari uburyo babonye bwo kumuciraho iteka, kuko wibwira ko umwanzuro wose yafata bari bubone ikirego bamugerekaho. Iyo aza kurekura uwo mugore, uwo ni umutego rwose. Ko rwose umuyobozi w'icyigisho rwose yari azi aho igisubizo kiri. Ni ukuvuga iyo aza kurekura uwo mugore bari kumurega gusuzugura amategeko ya Mose. Nanone kandi iyo aza kuvuga ko akwiriye gupfa, bari guhita bamurega ku Baroma ko yiha ububasha bw'Abaroma gusa. Nguwo umutego. Bari bamuteze umutego, batereka turebe kwari bumurekure, kwari bumubabarire ngo agende. Arabayisha amategeko ya Mose. Ariko nanone kuko byavugaga ko agomba guterwa amabuye, navuga ko tumutera amabuye tukamwica, arabana none afashe ububasha bwa leta. Yabigenje ate ubwo noneho? Rero uyu mutego bateze Yesu yarawusimbutse. mbere yuko tureba ukuntu natwe tutegwa mu iki gihe. Yesu Kristo hari uburyo awutsinze mu buryo bw'ubwenge. Wenda tuzabireba ku ngingo y'ejo ukuntu Yesu yabyitwayemo, ariko ikintu dukwiriye kumenya aha ngaha, Yesu Kristo mbere y'uko aza muri iriya nibature yari yaraye ku musozi asenga. Rwose turagira ngo n'abantu bakurikirana iriya paje 660 n'ifuzwe byose arabibona. Yaraye ku musozi wa Elayono asenga, amasengesho yagize niyo amubashishije gutsinda uwo mutego. Murakoze cyane. Reka noneho twumve ibi ngibi twe biratwigisha iki muri iyi minsi yacu y'imperuka, twe biratwigisha iki, kuko ibintu byose tuba tugomba kubyiga ariko tukamenya ese twe biratubwira iki. Ko Yesu yatezwe umutego. Yesu cya mbere ntiyari umucamanza, sibyo? Ariko yaraje atangira ivugabutumwa rye, ariko hariya bamutunze urutoki baravuga ngo ni umwigisha. Ariko si ubundi abigisha amategeko nibo bacaga imanza? None se uyu munsi ahari twe uwo mutego ntitwawutegwa? Ni iki twebwe ibi bitwigisha igihe dushobora kuba twatega umutego mu byo tuvuga, kandi birashoboka ko bagutega umutego mu byo uvuga. Burya mu bintu byose uvuga, ibintu byose cyane cyane nk'abantu tuvuga ko turi abakristo, tuvuga ko tubwiriza ubutumwa bwiza, tuvuga ko twamenye Yesu, hari igihe abantu bashobora kugutega umutego mu byo uvuga. Ese twebwe ibi byigisho icyo bitubwira ni iki? Nk'uko mwene data yaramaze kubivuga, ko kigero nk'abakristo ntabwo twebwe abantu batega umutego batwegereye nk'uko abafarisayo iyo baje bagasanga Yesu. Ahubwo abantu batega umutego bucece bituje, akavuga ati ko Sharire yari umukristo, reka nanjye ndebe umukristo akagusuzumira ku myitwarire yawe. Icya kabiri, abantu batega umutego kugira ngo barebe ko natwe twifatanya nabo mu gushaka amakosa ku bandi. Kuko abafarisayo Yesu aza gucira urubanza Mariya, kiyegere kuba nawe ko yifatanyije nabo mu gushaka amakosa ku bandi. Ikindi kandi none abantu batega umutego, none umutego dukunda kugwamo cyane cyane wowe wize mu bakristo b'iki gihe, no kuryarya Imana.
bamuhaye icyubahiro cy'uburyarya kuryarya Yesu ngo turagukunda Yesu ariko ibikorwa dukora bigahakana amagambo tuvuga. murakoze cyane. Reka iyi ngingo y'uyu munsi tuyisoze ariko twibutsa abantu iki kintu gikomeye Yesu yakoze. Yesu yakundaga kwisunga se, kandi nk'uko twabibonye mu ngingo zo hirya, yaryaga ku giti cy'ubugingo, yari afite isano ku giti cy'ubugingo, byamubashishaga kuba maso agakanguka, akaba ari umuntu uhugutse ku buryo atategwa umutego ngo wugwemo, kuko urumva bari bamuteze bavuga bati navuga ko tumubabarira turavuga ko yishe amategeko ya Mose, kandi nanone navuga ngo tumutere amabuye nk'uko amategeko ya Mose abivuga turahita tumushyira Abaroma. Urumva rero uyu mutego hano harimo ikibazo kitoroshye. Iri banga ryatumye Yesu awutsinda, mureke natwe rwose tugire iryacu mu gusoza kino cyigisho, tugire imibereho irangwa no gusenga no kwiga ibyanditswe byera kugira ngo dutsinde imitego yose Satani tugabaho n'abantu batugabaho. Murakoze cyane. Reka rero tubashimire mwe mwadufashije kumvikanisha ingingo y'uyu munsi, kandi dushimire n'abadukurikiranye. Uwiteka abaho umugisha cyane, kandi ibyigisho byacu nakagaruka mujye mukunda kuba hafi kugira ngo dusangire izi ngingo, tuzarushaho gusobanukirwa byinshi muri iki cyigisho kitubwira ngo nanjye singuciriyeho iteka. Uwiteka abaho umugisha rero, mukomeze kugira ibihe byiza. Imana ibahe umugisha. Murakoze. Amen.